Ese uzi ko stress ikabije ishobora kuba intandaro yo kugutera indwara zikomeye kurusha uko ubitekereza? Hari abantu bamwe bavuga bati ndahangayitse ariko nta kibazo ndabimenyereye. Gusa icyo ukwiye kumenya neza ni uko umubiri wawe wo utajya ubimenyera. Ujya wibwira ko stress wenda ari ikibazo cyoroheje ariko ni mbi cyane kuko ishobora gukururira umuntu kurwara indwara zitandukanye, zimwe zikaba zikomeye cyane ndetse zishobora no gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga. Ikindi ni uko iyo stress ihoraho cyangwa ikunda kugarukirana yangiza amarangamutima n'imitekerereze y'uyirwaye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe indwara 8 ziterwa na stress ikabije, kuko nubwo abantu batagaragaza stress kimwe ariko uko byasa kose uwayirwaye ntimusiga amahoro. Bana natwe mu kiganiro kugeza kirangiye, uraza kugisoza uzi uburyo bukwiye bwo kwirinda izi ndwara ziterwa na stress ikabije. Nge tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Mbere yuko tuvuga ku ndwara ziterwa na stress ikabije, reka tubanze twibukiranye stress ikabije icyo ari cyo. Stress ikabije ni umuhangayiko ukabije ugera ku muntu mu gihe afite ibintu atakibasha gukontorora muri we bitewe n'uko byamurenze cyangwa se byarenze ubushobozi bwe busanzwe, cyangwa se bikaba byaramutinzeho bikamurambira, akaba wa mugani bavuga ngo urushize kera ruhinyuza intwari maze rukazigora. N'uyu muntu rero aba yarageze aho atagishoboye kubyirengera kuko bibangamira umubiri we, maze ubwonko bwe bukaba butakibyakira ngo bubihe umurongo. Nk'uko twabiganiriyeho mu kiganiro cyacu cy'ubushize ko stress iri mu bwoko bubiri rero, uburemere bw'ibibazo bya buri muntu nibwo butandukanya urwego rwa stress agira. Ikibazo wowe washoboye kwihanganira hari uwo kigeraho maze kikamugora cyane. Ubundi rero stress ikabije ntifata mu marangamutima gusa cyangwa se ngo ifate mu mutwe gusa, ahubwo ifata n'umubiri wose. Stress abantu benshi bayifata nk'ibintu bibaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ariko igenda ikura bivananye n'icyayiteye, ikabyarira umuntu uyifite indwara zitandukanye. Reka noneho tuvuge ku ndwara ziterwa na stress ikabije. Indwara ya mbere iterwa na stress ikabije ni depression cyangwa se agahinda gakabije. Iyi ndwara y'agahinda gakabije benshi bakunda kwita depression ikunda kugaragazwa no kwigunga, guhangayika ndetse no kwiheba. Nguko uko stress ikabije itera agahinda gakabije. Niba umuntu afite stress, umubiri n'ubwonko bikora cyane kubera guhangayika no kudasinzira. Iyo ibyo bibazo bikomeje igihe kirekire, umuntu atangira kumva ananiwe mu mutwe ku buryo bukabije, agatangira kubura ibyishimo mu byo yakundaga, akumva nta cyizere akifitiye, akigunga, maze akiyumvisha ko ubuzima ntacyo bumubwiye. Icyo gihe rero aba amaze kwibasirwa n'indwara y'agahinda gakabije. Indwara ya kabiri iterwa na stress ikabije ni ibibazo byo mu gifu ndetse no mu mara. Stress ikabije itera ikirungurira kidakira cyangwa ukarwara impiswi ndetse na constipation. Naho indwara ya gatatu iterwa na stress ikabije ni indwara yo kwibagirwa. Iyi ndwara yo kwibagirwa niyo yitwa Alzheimer ku bantu bakuru. Indwara ya kane iterwa na stress ikabije ni indwara z'umutima. Stress ikabije itera ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije, nanone kandi ishobora gutuma umutima uhagarara kubera ko ituma umutima uteragura cyane, maze imisemburo ya cholesterol na triglyceride bikazamuka mu maraso. Naho indwara ya gatanu iterwa na stress ikabije ni indwara y'umutwe. Nguko uko bigenda. Iyo umuntu arwaye stress, imitsi yo mu ijosi, iyo ku mutwe ndetse n'iyo ku bitugu irafatana maze bigatuma amaraso atembera nabi muri ibyo bice. Icyo bibyarira umuntu iyo bigenze gutyo ni ukuribwa umutwe uhoraho kandi uremereye cyane. Nanone kandi stress itera ubwonko gukora cyane kurusha ibisanzwe ntiburuhuke, bigatuma imbere mu mutwe hababara
maze bikarangira umuntu arwaye umutwe umubabaza igihe cyose, kabone n'ubwo yaba aryamye yitwa ngo araruhutse nabwo ukamurya. Indwara ya gatandatu iterwa na siteresi ikabije ni indwara ya diyabete. Siteresi ikabije si yo itera umuntu kurwara diyabete yonyine, ariko ishobora kongera ibyago byo kuyirwara cyangwa ikayongerera ubukana, cyane cyane iyo imaze igihe kirekire. Dore uko bigenda. Iyo umuntu ari muri siteresi, umubiri urekura umusemburo witwa cortisol ndetse na adrenaline ikiyongera, maze bigatuma cortisol yongera imbaraga zihuse z'umubiri, bigatera isukari kwiyongera ikaba nyinshi mu maraso, n'umwijima ubwawo ukarekura glucose nyinshi, umubiri ukayikoresha nk'imbaraga zihuse, maze siteresi yagutindaho iminsi myinshi, iyo sukari ikaguma hejuru igihe kirekire, maze insuline ntikore uko yari isanzwe ikora, bigatuma isukari itajyanwa mu turemangingo tugomba kuyikoresha nk'umuntu ufite umubiri muzima, ikigumira mu maraso, maze bikarangira uwari urwaye siteresi arwaye na diyabete. Gusa akenshi usanga iyi diyabete arwara ari diyabete yo mu bwoko bwa kabiri cyangwa se diyabete type 2. Naho indwara ya karindwi iterwa na siteresi ikabije ni ugusaza imburagihe. Siteresi itera gusaza imburagihe bitewe n'uko igira ingaruka ku mubiri, ku ruhu no ku bwonko iyo imaze igihe kirekire, kuko wa musemburo wa cortisol urekurwa ari mwinshi cyane, ukagabanya uburyo umubiri wiyubaka, maze bigatuma uturemangingo dusaza vuba, umubiri wose ugatangira kugaragara nk'ushaje. Ikindi kandi siteresi ikabije igabanya korajene isanzwe ifasha uruhu korohera, maze uruhu rukumagara kandi rukagira iminkanyari, umuntu agatangira kugaragara nk'ushaje kuruta imyaka ye. Nanone kubera ko siteresi itera umuntu kudasinzira neza, kandi nijoro ari bwo umubiri wiyubaka, iyo udasinzira neza uruhu rurangirika, umubiri ugasa nabi, bigatera gusaza kwihuse kw'ingingo z'umubiri. Ubundi uko umuntu agenda akura, hari bimwe bigendana n'imyaka afite, urugero ni nk'imvi zizi iyo umuntu ashaje, uruhara, iminkanyari, rubagimpande n'ibindi. Ikinyuranyo kizamo rero ni uko iyo wagize siteresi ikabije ukiri muto, ibyari kukuzaho ushaje bihita bikwataka, ari imvi, uruhara n'isura ishaje, bikakuzaho utaranuzuza n'imyaka 20 cyangwa se 30. Naho indwara ya munani iterwa na siteresi ikabije ni ibicurane ndetse n'inkorora. Siteresi ikabije ubwayo ntitera inkorora cyangwa se ibicurane mu buryo buziguye, ariko igabanya ubudahangarwa bw'umubiri, bigatuma byoroha gufatwa n'indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Dore uko bigenda. Kubera siteresi bagabanyije ubudahangarwa, wa musemburo wa cortisol ukagabanya imbaraga z'abasirikare b'umubiri, maze umubiri ntuba ugishoboye kurwanya virusi na bagiteri neza, kuko inkorora n'ibicurane akenshi biterwa na virusi, maze mu gihe ubudahangarwa buri hasi, ukisanga byakuzahaje kandi bikaguhoraho ku buryo bwihuse. Muri make, siteresi ikabije igabanya ubudahangarwa bw'umubiri, bigatuma virusi zinjira byoroshye, maze bikarangira umuntu arwaye ibicurane n'inkorora kenshi, cyangwa se akabirwara igihe kirekire, agahora apfunapfuna akanakorora ntibishire, kandi nta gituntu arwaye. Twabonye ko siteresi ikabije atari ikintu cyo gufata nk'ibisanzwe cyangwa ngo tuyirengagize. Siteresi ni ikibazo gifite ubushobozi bwo kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwacu, kikaba cyatuma twibasirwa n'indwara zitandukanye twabonye haruguru. Ariko nanone hari inkuru nziza. Siteresi iracungwa kandi birashoboka kuyigabanya iyo yamenyekanye hakiri kare, hagafatwa ingamba zikwiye. Dore zimwe mu nama zagufasha kugabanya siteresi no kwirinda ingaruka zayo. Inama ya mbere: gerageza gufata umwanya wo kuruhuka buri munsi, niyo byaba iminota mike. Funga amaso maze uhumeke neza. Itandukanye gato n'ibiguhangayikishije. Naho inama ya kabiri: jya ukora imyitozo ngororamubiri kenshi, nko kugenda n'amaguru, kwiruka buhoro aribyo bamwe bita kugenda marato, cyangwa se ugakora indi myitozo ukunda, kuko bifasha umubiri n'ubwonko kugabanya siteresi. Inama ya gatatu: jya wimenyereza kuryama hakiri kare mu gihe cy'ijoro, kugira ngo umenyereze umubiri wawe gushaka ibitotsi by'umwimerere, kuko bifasha ubwonko kwisubiramo no kugabanya imisemburo itera siteresi. Inama ya kane: ganira n'abandi
kuko bishobora kugufasha kureba ibintu mu buryo butandukanye n'uko wabibonaga. Inama ya 5, menya igihe cyo guhagarara kandi wirinde ibintu byinshi birenze ubushobozi bwawe kuko nabyo byongera stress. Ikindi kandi jya wiga kuvuga oya aho bikenewe. Inama ya nyuma, jya wibuka ko ubuzima bwawe bufite agaciro. Kwiyitaho si ukwikunda, ahubwo ni inshingano ikureba. Niba hari icyo wakuye muri kino kiganiro, jya ukifashisha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko kwirinda uyu munsi bituma ejo hawe hazaza harushaho kuba heza. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.